Ndabasuhuje nanone mu munezero utagira uko ungana. Hanyuma rero murabizi ko tugira umwanya twegera abakunzi bacu tukabasangiza bimwe mu byo baba bibaza akenshi na kenshi mutwandikira mu buryo bunyuranye. Muri make reka nizere ko n'uyu nguyu ndibuze kuba musubije. Yaratwandikiye ati: muzatubwira ibintu bituma umuntu agira spermatozoids nyinshi muzaba mukoze. Ndumva narumvise neza icyo yashakaga kuvuga. Ati mbese muzatubwira icyafasha umuntu kugira intangangabo nyinshi mbese zihagije. Aha birumvikana ni ku basore, abagabo n'abandi bameze nk'abo. Hanyuma muzaba mukoze. Iyo niyo ngingo ndakomozaho uyu munsi. Niki mu by'ukuri wakora ukagira intangangabo zihagije kandi zifite ubuzima bwuzuye? Ndagira mbibutse neza, iyo ufite intangangabo zihagije kandi zifite ireme, ni nabwo ushobora kwibaruka. Muri make nibwo ushobora kugira umuryango ugukomokaho muri iyi si. Twagiye rero. Amasohoro asanzwe, ubundi ubusanzwe mbese yo twavuga yujuje ibisabwa ngo umugabo atere inda. Aya ngaya abagizwe n'intangangabo ziva kuri miliyoni 40 kugeza kuri miliyoni 300 muri mililitiro imwe. Mililitiro imwe. Nyamara ibyo bimeze gutyo mu gihe kugira umugore asama inda intanga imwe rukumbi ku mpande zombi, no kuvuga ku mugore n'umugabo, nizo zikenerwa kugira ngo ikikorwa kigende neza. Igikorwa mvuga ni icyo gutwita cyangwa se gutera inda. None kuki intanga zigera ku mamiliyoni kuva ku mugabo n'ubundi ziba zigomba kuba zikiri nkenerwa kugira ngo n'ubundi umugore cyangwa se umukobwa asame, mu gihe hari bwihuze intanga zonyine ebyiri ku mpande zombi mu gikorwa kirangire? Ikibazo cyiza. Igisubizo nuko iyo intanga ari nyinshi byongera amahirwe yo gusama. Ubundi umugabo iyo asohoreye amasohoro mu mugore we, ubusanzwe amahirwe yuko intanga imwe izagenda urugendo igendana n'ibizazane ihurira nabyo muri urwo rugendo, hanyuma ikagenda ikiceka ku ntanga ngore hanyuma agasama. Ayo mahirwe yongerwa no kuba mu masohoro y'umugabo harimo intanga nyinshi. Nk'uko twabikomojeho hejuru, murabyibuka, amasohoro mazima aba arimo intangangabo zigera kuri miliyoni 40 kugera kuri miliyoni 300. Umubare w'intanga zidahagije ngo umugore atwite zibarwa hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 20. Gusa hari igihe iyi ntanga zifite ubuzima buzira umuze buhagije, mbese zifite ubuzima bwiza. Hari igihe nibura intanga miliyoni 20 mu masohoro zishobora kurangiza neza igikorwa cyo gusama. Ariko nyamara nanone, nyuma yo kumenya ibyo byose, ikibazo kiracyari cya kindi. Ni ibihe bishobora kugufasha kongera intangangabo zawe zikaba ku rugero ruhagije? Ku ikubitiro jya ukora imyitozo ngororamubiri. Byashoboka ko uyu munsi waba utari mu bantu bakeneye gutakaza ibiro. Nibyo rwose. Gusa nanone kugira ubuzima ndetse n'uburyo bw'imibereho bwiza biri mu bintu byagufasha kuzahura ingano y'intangangabo zawe wifitemo. Bumwe mu bushakashatsi bwerekana ko imyitozo ikorwa hazamurwa ibiro, nk'urugero nk'imyitozo abantu bakora baterura ibintu biremereye, ndetse n'imyitozo igorora umubiri ikorewe ahantu hanze, biri mu bintu bishobora gufasha intanga kugira ubuzima bwiza kurusha iyindi myitozo isanzwe. Gerageza ukore iyo myitozo nk'iyo mu buryo bw'akamenyero. Ibyo bintu bizagufasha. Ikintu cya kabiri cyagufasha ni ugutakaza ibiro. Niba uri mu bantu bafite ibiro birengeje urugero rukwiye, ngiki kintu kimwe rukumbi kibanze cyiza wakwikorera ukongera ingano y'intanga zawe ndetse zikagira ubuzima bwiza. Uyu munsi inyigo zikorwa zemeza neza ko gutakaza ibiro bishobora kugufasha kongera ingano y'amasohoro yawe, umuvuduko n'uburyo intanga zigendamwo, ndetse bikagufasha gutuma intanga zawe zigira ubuzima bwiza muri rusange. Imihindagurikire mu ngano y'intanga akenshi mu kuba nkeya bigaragara kenshi mu bagabo bafite ibiro byinshi. Niba ushaka gutakaza ibiro, gerageza uvugane n'umuganga nibura kugira inama kuri bimwe mu biribwa ndetse n'amafunguro ugomba guhindura, cyangwa se ukorane na bamwe mu batoza imyitozo ngororamubiri. Ibi bizagufasha. Uyu munsi wowe uri kunyumva, itekereza, ese umuntu akubajije ati ese uzi gutwara igare? Igare iri ngiri risanzwe. Hanyuma se niba uzi kuritwara ukaba ubizi pe, waba uritwara ugamije iki? Nako wenda ibyo si ngombwa. Ese uritwara amasaha angahe mu cyumweru?
Gutwara igare amasaha arenze 5 mu cyumweru biri mu bintu bitera kuba wagira intanga zidahagije. Cunga igare ryawe rero. Ubwo turi kuvuga ku ntangangabo zifite ireme muri rusange, ntitwabura kuvuga ku myambaro. Imyambaro ahangaha mvuga sibonetse yose, ahubwo nimwe twambika ibice by'ibanga byacu imbere y'iyindi. Ikariso cyangwa se wumve boxer biterwa n'uwo hisemo kwambara. Urugingo rukora intangangabo muri rusange muraruzi cyane, n'urugingo ruba munsi y'igitsina gabo. Urunguru rero ruba rukeneye ubushyuhe butari bwinshi cyane kandi rugakenera umwuka uhagije ngo rubashe gukora neza imirimo yarwo. Imirimo mvuga ni ugukora amasohoro. Emerera cyane rero umwuka uhagije kugera ku myanya yawe y'ibanga, ubwo ndavuga kwambara imyenda ihageze umwuka uhagije. Ibi bizagufasha. Uyu munsi hari ikindi kintu nshaka gukomozaho. Buri gihe jya wihutira guhita uhindura imyambaro cyangwa se ukarabe byihuse igihe cyose bikoroheye. Niba wahuye na bimwe mu bintu nk'imiti yica udukoko, bimwe mu bintu bikoreshwa mu komora amarangi bizwi nka paint strippers, ndavuga amaguru cyangwa se amarangi n'ibindi nk'ibyo, kuko ibyo ngibyo byigiramo uburozi bushobora kwibasira ingano y'intangangabo zawe, ndetse n'imirimo ikorewe ahantu hatanga ubushyuhe bwinshi, ndetse tutanasize n'imwe mu mirimo iba igomba kugusaba kuyikora wicaye ahantu hamwe by'igihe kirekire bikabije. Iyo nayo yagwa nabi ubuzima bw'intangangabo zawe, birumvikana byazigabanya. Noneho niba unywa itabi, gabanya, nibiba byiza unarireke, kuko intangangabo zifite ibibazo akenshi zagiye zihurirana n'amateka y'abantu banyobwa ibisindisha biremereye, mbese nko kunywa ibinyobwa bisindisha nka 2 cyangwa se birenze iyo ngano ku munsi, uretse kwibagirwa n'itabi. Gukoresha bimwe mu biyobyabwenge ukarenza birimo nka kokayine ntabwo ari byiza nabyo ku ntangangabo z'umugabo. Niba ukoresha bimwe muri ibyo bintu rero, menya ko waba uri mu bibazo bikomeye cyane. Uyu munsi uramutse byarakubase ku buryo utava kubivaho, bakugira inama yo kugana abaganga, baragufasha neza ukazinukwa. Uyu munsi zimwe muri vitamine zirimo vitamine D, C na E ndetse n'iyitwa CoQ10 ni nziza cyane ku ntangangabo muri rusange. Nk'ubu bumwe mu bushakashatsi bwerekana ko gufata nibura amagarama 1000 ya za vitamine C buri munsi bishobora gufasha intangangabo zikaba neza mu ngano mu masohoro wenda, ndetse no kuzifasha kuba zagenda neza mu gihe cy'itera inda. Nyamara nubwo umubare wose w'intangangabo udashobora kwiyongera bitewe n'izi vitamine, ariko nibura bizifasha muri ubwo buryo maze kuvuga hejuru, dore ko bumwe mu bushakashatsi bwerekanye ko bamwe mu bashakanye batabaga bafite ubushobozi bwo gutwita cyangwa se kubyara, hari aho umugabo yabaga afite vitamine D nkeya idahagije. Uyu munsi ubushakashatsi butagira ingano buracyakenewe ngo humvikane neza isano iri hagati ya vitamine no kwibaruka, ndavuga kubyara. Gusa nanone bigaragara ko hari amahuriro yabyo. Bimwe mu biribwa n'ibikomoka kuri soya biba byifitemo ibinyabutabire bizwi nka estrogene yo mu bihingwa. Ubusanzwe estrogene ni umusemburo uvurwa n'amagi y'umugore, mbese intangangore. Estrogene mu kurya ibyo biribwa rero bigabanya ingano y'intanga zikorwa kubera icyo kinyabutabire twavuze, ni estrogene. Nk'urugero, inyigo yakozwe mu 2019 yakorewe ku bagabo 1319 mu Bushinwa yerekanye ko muri abo bagabo abaga bifitemo ingano nyinshi ya estrogene muri bo babaga bafite amasohoro adafite ubuziranenge. Uretse ko na zimwe muri za produits ziba zifunze mu makopo cyangwa se muri za plastiki ziba zifitemo ibishobora kurema icyo kinyabutabire cyangwa se bigafasha mu gukorana nacyo cyangwa se na wa musemburo iyo bigeze mu mubiri. Ikinyabutabire kizwi nka bisphenol A nicyo kihuza na estrogene mu mubiri, bikaba byakwibasira ubushobozi bwo kwibaruka bw'umugabo. Kubona ibinyabutabire nka folate na zinc ibi ngibi bihagije ngo byaba bifasha mu kugira intangangabo zihagije. Uyu munsi abashakashatsi bemeza ko kurya amwe mu mafunguro meza yifite bimwe mu byo ukeneye ngo intanga zawe ziremeke neza ariyo ntwaro simusijya kuri iki kibazo. Noneho ibi ngibi nibyo biryo ugomba gufungura mu gihe cyose wifuza intanga zifite ubuzima buzima. Uyu munsi nta funguro rimwe rukumbi rivuga ko ryakongera intanga.
nubwo tugendeye ku bushakashatsi bwakozwe mu 2012 bwerekanye ko ikiribwa kizwi nka watermelon, nubwo tugendeye ku bushakashatsi bwakozwe mu 2012 berekanye ko ikiribwa kizwi nka watermelon ari kiza bidasanzwe ku ntangangabo. Gusa nanone nyumva neza, tangira wirinde ubu bwoko bw'amafunguro. Tugendeye ku bushakashatsi bwo mu 2016 irinde kurya ingano nyinshi y'inyama zitukura ndetse n'inyama zanyujijwe mu nganda. Kwihata amavuta menshi byirinde. Jya urya imbuto n'imboga bihagije. Irinde kwinjiza imbaraga nyinshi mu mubiri, akaba ari nayo mpamvu ahari bavuga ko imyitozo ngororamubiri irengereye atari myiza ku ntangangabo. Nsoza ikiganiro cy'uyu munsi, iki nicyo kintu ugomba gusigarana. Ubushakashatsi bwinshi cyane bwemeza uburyo kamere ndetse n'uburyo bw'imibereho butandukanye nk'ikintu cyagufasha kubaho ufite intangangabo zifite ireme. Muri ubwo buryo bavugamo gusinzira neza, imyitozo ngororamubiri ihagije igakorwa, ndetse ukareka itabi n'inzoga zirengeje urugero, ibiyobyabwenge ndetse no gukoresha bimwe mu byatsi kamere nka tangawizi nabyo bavuga ko byagufasha cyane. Uretse ko batibagirwa no kukubwira ko kurya ifunguro ririmo imboga n'imbuto bihagije ari ingingo ikurengera ku muntu ufite ikibazo cy'intanga nkeya. Ikiganiro nimenya byinshi, menya neza ko wamaze gukora subscribe kuri chaîne yacu ya YouTube kuko bigufasha kubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Ni chaîne yitwa Teri Montagne Rwanda. Kuba tazi uko bakora subscribe no kumanuka munsi y'video mukareba hirya y'izina ryacu ahantu hatukura handitse ijambo subscribe mukakanda. Ubundi bikaba birabaye. Bikari uyu munsi rero ntuzongere gucikwa. Samuel Mugisha niwe mwari kumwe, reka tuzasubire ubutaha. Ciao ciao.